umwe muri za nshuti y'umuryango niba baragambanye je nari nararahiye ko nzarupfiramo ntazigera nsohoka mu rugo kubera ko nta hantu mfite ndi bwerekeze mvuga nti nashaka bazaba ari we unyica ariko sinzigera nsohoka mu rugo. Ubwo njya kuri rendez-vous yo kuganirizwa nyine na muganga Angelique. Aza abona sinzi ngo kibazo nshaka kuba mfite cyagize imbaraga, ansaba anyandikira nyine gufata indi miti iri hejuru iyo bampaga. Ubwo mpamagara umugabo arambwira ngo hamagara ya nshuti yiwe nyine. Ndayihamagara. Sikwihamagara impereza amafaranga nari nimusabye kujya kwa muganga yo kugura imiti nyine. Ndayigura ndataha ariko kukurumva ntacyo bayishanyaga yarazi ibibera mu rugo. Ubwo araza arambwira ngo mama cyusa ndashaka ko hari ahantu nzakujyana ukaruhuka mu mutwe. Ubwo igitondo kimwe hari kwa gatanu arampamagara ngo yino ndambwira mfite amasengesho ya korali ngiye kuza leta nkomeza njya muri korali. Umucyo giye mugabo nayo nabimubwiye ndambwira runaka kari kumbwira tujyana aha nzajya kumurira ati ariko niba ari uri uzagenda. Hageze rero nibwo nasanze ari ahantu bitango muri sauna. Muri sauna? Yego. Umva nasanga abandi bantu benshi pe. Ni kuba bimeze. Neho bavamo umukobwa umwe ajya kunyereka ahantu bambarira. Ndagenda nyine bavuga ko ari gukuramo byose nyine ugakenyera igitenge ugafunga n'ikindi mu mutwe. Sawa ndabikora ariko kwa ko nabonaga abandi ba mama bahari numva nta kintu umutima uri kundega. Ariko kubera ko n'ubundi nabwo uwo munsi nabwiye umugabo ngo ndi bujye gusenga sinagira ibindi mvuga. Wa muntu w'Imana we ninjiye muri bya bintu binjiramo hari ahantu bajyamo abarimo imyotsi. Yego. Noneho ninjiyemo kubera n'amasinezite n'iki ngiyewe nkinjiramo birananira mpera umwuka. Nsohokamo abamama barambwira ati cara ucuri ku mutwe uze kubimenyera. Nsohotsemo njya kureba ya nshuti yiwe ndamubwira se ibi bintu byambangamiye. Sanga nawe yamaze nyine gukuramo ko ubusanga harimo ingeri zose. Nibyo abagabo abagore. Niho ahita ambwira ati wafasha aya mavuta ukansigira hano mu ntege. Kubera ko nabonaga abantu bose bizamfata ya mavuta mu gihe nkiri kuyasiga gutya mu ntege. Ngiye kubona mbona nyine kamera n'abanyamakuru. N'abanyamakuru? Kaho. Mbona bamuritse ngiye kubona mbona umugabo aturutse inyuma avuze ijambo rikomeye arabangaha. Umugabo wawe? Uru ni rwo rusengero wagiyemo. Uvi inkuru yanjye. Muntu wese uba hariho hose muri USA na Canada waba ukeneye ubujyanama n'ubufasha mu ishoramari, gutangiza business, kugura ibibanza n'amazu n'ibindi, gana impuguke Abdu Hagenimana tugufashe muri serivisi zikurikira: kujya muri Indexed Universal Life Insurance, ubwishingizi bw'ubuzima bukungukira mu kugushorera imari ku isoko ry'imigabane mu buryo budahomba. Gutangiza business tugufasha kuyibonera impushya zose zikwemerera gukora nka licensed professional. Filing taxes tugufasha kuzuriza igihe no gutanga amakuru yuzuye ku misoro, tukanaguhugurira kuzajya wiyuzuriza impapuro za tax returns. Namwe mwifuza kugura ibibanza cyangwa amazu, naho turahari ku bwanyu. Duhamagare cyangwa twandikire aha hakurikira tuguhe ubufasha bwihuse kandi bunoze. Urakaza neza. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri wese ukomeje kubana natwe mu nkuru yanjye. Twizere ko mumeze neza, twizere ko ubuzima bukomeje kugenda bubahira, ariko wumva mu mutima atari guhirwa n'ubuzima, tangira wige kwitoza, tangira wige witoze, uvuga uti byanze kunze duke mfite ngomba kubaho, duke mfite ngomba kubaho. Hari igihe kenshi twibanda ku bintu navuga ngo
byatubabaje cyangwa bitagenda mu buzima bwacu bwa buri munsi, bikaba ari byo bifata umwanya munini tukibagirwa wenda twa tundi duke turi mu buzima bwacu twiza. Amaso ukayahuma neza neza, ukibera mu kibi gusa pe, ukaryama ugasanga cya kintu kibi cyakubayeho nicyo kigaruka kugira ngo agaruke ikiza cyakubayeho cyangwa ufite muri kano kanya. Uyu munsi rero please tangira witoze, nutangira kumva hagiye kuza ikibi, mva ushaka ikintu ukora wibagize ibyo waciyemo, ikintu gituma utekereza ibyo ngibyo. Uyu munsi nakubwira nti baho, wongere ubeho kandi kubaho neza bibe intego zawe, pana kubaho gutyo gusa, kuba utajenjetse ubeho neza, ikaza mu kiganiro nkuru yanjye rero. Twicaye muri Gasabo showroom, hamwe tuba dufite ibikoresho byiza byo mu nzu, furnitures meza rwose, amasalo, amasalamanje, ibitanda. Niba ushaka ibintu by'ibisirimu duhamagare kuri 0788 777 0689. Ndi kumwe na Marie Rose, niwe tugiye kuganira. Marie Rose, amakuru yawe? Ndaho. Uraho? Uri amahoro? Uko biri biraruta mbere. Mbere byari bimeze nabi. Oya? Byari bimeze nabi? Byari bimeze neza. Mbere byari bimeze neza. Ubu bimeze neza cyane. Oya? Kuncanze. Hari n'umubare nyine umwarimu ajya atanguka gucanga, ntabwo ari wa mbere bicanze, nanjye byarancanze. Oya, urambwiye ngo mbere byari bimeze neza. Nese akenshi umuntu ntateka ibiryo ashonje. Nese uko yateguye kurya bya biryo niko abiryana ya peti. Ntahita buri kintu kimuca peti. Yego. Ntacyo, ubwo turagenda dusobanukirwa. Ku muntu utakuzi wamubwira gute? Marie Rose ni muntu ki? Agasana. Marie Rose ni umugore ufite abana 3. Hambere ahanini yari afite n'umugabo. Gusa numva Marie Rose arora, ndumva nta irindi zina ni iri. Ubwo ni niyo mukesha Marie Rose. Yego. Uje hano umaze gukora gatanya. Rero ryari isomo rikomeye, ari amashuri wiga, ariko hari umwarimu ushobora kwinjira ukavuga ati uyu wenda yamanitse. Gatanya wayibonye ku munsi w'ejo? Yego. Ubuhise uza dukora ikiganiro. Kuko mbona ikiri mutoya se Mariro, mu buryo bw'imyaka ko mubona ku isura. Ntago kuruha bigombera kuba ufite imyaka cyangwa ubwiza, uko wasa kose uraruha. Byaje nta gusimbuka umuruho waje, kandi bavuga ngo nta usimbuka rwamubonye. Hari umudamu ubonye hanga tumaze gukora ikiganiro, uravuga ko se ko yarushye kandi ari mwiza. Nawe ko mbona uri mwiza cyane se? Biterwa n'amateka y'ubuzima. Yego. Uri mwiza, kurabizi se kuri mwiza? Ubu ntabwo nabimenya, ariko mbere nari mbizi ko nari mfite ubimbwira. Wari ufite ubikubwira kandi ukumva biragushimishije? Buriya iyo umuntu akubwiye ngo uri mwiza, ukomeza kugerageza gukora kurushaho kugira ngo nyine usigasire bwa bwiza butangirika. Uzacunge nk'iyo uguze itasi uyigura uyikunze kandi ari nziza, ariko ya tasi uko ugenda uyimarana iminsi, igenda uko umukozi ayoza igenda ivaho akantu, bigera ukavuga ngo ya tasi muyikure muri salo muyishyire mu gikoni. Yego. Ufite inkuru ndende y'ibyo waciyemo kuva noneho ukiri umwana pe. Ni inkuru y'ushaka, ibaza gushaka ukiri muto, uri umwana pana uri iki? Mbwira. Byagenze gute? Washatse ute? Ufite imyaka ingahe? Navutse mu muryango w'abana 7, mfite mama, papa ntago ndi bumumenye kubw'impamvu ndi busobanure ntago muzi. Maze kuba kundi umwana nyine atangira kumenya ubwenge, namenye ubwenge ndi kurerwa mu miryango itandukanye. Nza kumenya ko 1996 mu ntambara y'abacengezi jenoside ngo yari iri kugenda ishirishira, mama bamufashe ku ngufu bamutera inda yanjye. Mutera inda yanjye, urumva nawe yagize icyo gikomere. Akigize
wa mwana avutse ajya kumujugunya wowe nyine yego kunjugunya rero urumva imiryango icyo gihe urumva nibwo bari bakiri kugenda babungabunga baganiriza abantu ngo niki ndererwa mu miryango itandukanye ya miryango rero uko ugenda ujya mu muryango umwe ejo wagiye aha hari ibintu ugenda uhuriramo nabyo bitari byiza twaba iwacu n'icyangugu mu Bushenge naho twari turi mbona nyine ubuzima buranze kubwo urumva niba ukuze gutyo ubona ahantu hose ari kiragapfa kiciye aha kiragiye cyana kicicanye waca kuri famille ati dore uyu ne watumariye umuryango waca kuri mama wawe niwe wakwiciye n'uyu munsi nyine igihe cyo kwibuka kigeze abwira bene mama ati ntimwibaze impamvu mudafite umuryango uriya niwe wabishe wowe se ego kuko urumva ababohoje mama ntiyabamenye wenda wa mugani koko ntibanahanwe cyangwa ngo baboneke haboneke abantu be bamenye aho yabashyize cyangwa se nawe yishimire ko abantu be baruhutse mu mahoro ubwo rero intandaro n'inzigwa bari nge ntabwo azi abamufashe ku ngufu ego urumva rero ngiye no kuza ngo nza mfite ishusho y'aba bantu biwe nyine bishe ishusho umwe mwanya abareba ishusho y'abavandimwe umwanya umwe abareba akabonamo mukuru we undi mwanya ngo yambona akabona ndise undi mwanya yabona nyine ubwo amasura yabo yose naje ari ingengo yafite ubwo rero urumva ntago umuntu yagukunda nyine ahora gufata nko wamwiciye nyine urumva ni urugendo bigikomere mama yahuye nacyo abamama benshi bafashwe ku ngufu bahuye n'icyo kibazo cyo kudahita bakira neza abo bana babyaye byabasabye urugendo runini ni nk'igiki se navuga ngo cyagukomerekeje muri urwo rugendo rwo kuvuka utyo kudakundwa n'uwo wabyaye n'uwakubyaye ikindi guhora ushinjwa ubwicanyi utazi utagizemo uruhare ikindi ntanakwakire nk'umwana we urumva ntiyari kukwemerera kuba iwe nyine cyangwa se ngo mubane avuga turiya niwe wanyiciye kereka mwishe nanjye nkihorera kandi n'ubundi wenda ndabizi ko azayibona yarabigerageje bitari rimwe bitari kabiri ariko ndangambaho yego ngize imyaka 9 ndabyibuka ubwo navuye mu rugo ndavuga ngiye gushaka akazi ko mu rugo nigendere naraje muri uyu mujyi ahantu hambere nahingukiye yari mu Kimisagara mpingukira ku mama umwe noneho muri icyo gipangu habagamo undi muntu w'umupapa nawe wibanaga n'uyu munsi we turacyavugana kuko situation nyinshi nanyuzemo yabashije kumfasha nk'umubyeyi aracyanariho tuzo nyine ndabwira ntimuzampembe muzajye munyihera umuceri nirire ndahaba ariko uwo mugore nyiri urugo yarafite musaza we wahabaga musaza we urumva kubana gutyo harahugera nyine ukisanzura mu rugo nta kibazo yego nyuma rero nta gihe cyashize kumwe umwana bari mu rugo yisanzuye nyine amaze kurya akabere kavuyemo nyine niba navuga ngo ni nk'ubwangavu sinzi ko ndi bubyite ngo ndangije imirimo kumwe umwana akuramo agiye koga nkuramo njya koga nyine mu kugaruka rero mu kuza mu cyumba nibwo nasanze wa muhungu ahari ubwo ari nawe nyine wahise aba umugabo wanjye buretse gato ntabwo mbyumvise neza urumva uko nakuraga yarandebaga aho wakoraga yego ko nakuraga n'umuhungu wabo ava indimwe n'umugore wo mu rwo rugo yego ubwo yari umugore yari musaza wa mabuja yego noneho urumva uko nagendaga nkura yarandebaga noneho umunsi umwe rero mvuye muri dushe musanga mu cyumba nyuma y'igihe kingana icyo ukora aho ngaho urumva nageze mfite imyaka 9 nangeze muri 13 yego kuri umva iwacu n'uyu munsi mama ntushaka kumubaza ngo umwana wabahe ntahazi acyafite cya gikomeye cyo kutakwakira cyane yego ubwo mugabo amfatira ku ngufu gikoze mabuja yaratashye ndamubwira nti mugabo runaka yakoze ibi nibi ahita njyana no kwa muganga arambwira ati ngaho tuza ntugire ahandi hantu bivuga igumira hano mu rugo turamuhana ntazongera yamaze igihe adahari nyokobuja oya umuhungu we yahise agenda nyine nyuma gatoya nza kurwara
ndwaye rero sinamenya ngo ndwaye iki. Nibwo naje nyine anjyana kwa muganga barapima baravuga ngo ndatwite ku myaka 13. Yego kuko nari nabonye imihango urumva mfite imyaka 10. Noneho baramuhamagara nyine baramutekerereza araza arabati n'undi ntago mwanga tubane. Baduha agasafuriya, isahane, ikiyiko, nyine baduha utuntu turi aho ngaho. Baratubwira ati ibindi muzagende mu byishakire namwe. Yego. Badukodeshereza na chambrette. Yari umusore mu kigero cy'imyaka ingahe? Yari mukuru kuko aranduta. Kukuruta byo birumvikana ko wari uruhinja. Yari mukuru, we yari afite muri 18 hafi n'9 buryo. Yego. Yari mukuru ko ndabyibuka nyine ko yari mukuru. N'uyu munsi kandi ndabihamya ku mpapuro zo mu rukiko. Ubwo baduhaye ibyo turagenda turabana. Nkitwita ku kabebe nibyo ni ubuzima bwari bwiza nyine nabonaga urumva yari umuyede twakora utuntu nk'utwo ngutwo. Nanjye ubwo ko nshobojwe nkavomera abana amazi ndaho ngaho. Nibwo noneho umaze kubyara uwo mwana ngo makarasi yari muri Nyabugogo. Bamfunga buri munsi bamfungura gereza kwa Kabuga iranzi unagiye ugakaye igipapuro cyanjye ubanza kiriyo ko nafunzwe inshuro nyinshi. Ariko nagaruka kambwira ko nkunda nyine tuzagera kuri byinshi. Ava mu buyede, ava mu bukarani, aba umunyonzi, ava no ku bunyonzi, aba mu konvayeri. Kuva ku bukonvayeri niho ibintu byabereye bibi. Amaze kuba umukonvayeri urumva tutageze aho ngaho ubuzima nyine busa nkaho bubishye. Muri mu buzima bushaririye hari ibintu mwiga kubamo. Urumva wenda bumwe na bumwe ngi nari mbuzi bwo mu cyaro ukuntu umuntu aca igishangara cyiza akagisasa neza akakiryamaho. Nageze ku rwego mwigisha nyine kujya aho bahinze tugakura mu rwiri tukarasasa tukajya turenzaho umusambi tukiyorosa tukagira n'indahiro nziza ko tutazahemukirana. Mwagezeho murakundana? Twagezeho turakundana nyine ambwira ko yari yarankunze tabyakira nyine numva ko ngiye kuba umugore. Biranampira muri icyo gihe nyine nari ntwite nanabyaye birampira. Byaje guhinduka tubyaye umwana wa kabiri. Na kabiri niho byabaye ibintu bibi ntatekerezaga kuri we. Yaje kugira akazi keza. Nimva ngo keza. Rwa rwiri ruvaho tugura umukeka, tugura amatora, ibikoresho byose byo mu nzu turabigura. Tugiye twari nibi nabwo hari hashize igihe gito tubaye abakristo mu itorero. Atangira urumva ntiyajyaga arenza saa 12 z'umugoroba atarataha. Tangira kujya ataha saa 3 ariko nyine kubera ko kari akazi. Umunsi umwe ndabyibuka bijya kuba bibi noneho nkabibonesha amaso no mu rupango nari ndimo yatahanye umukobwa. Iwawe se? Ego mu rugo ko twari twarimutse muri chambrette twimuka mu nzu y'icyumba na saro tujya mu ya 2 na saro. Atahanye umukobwa ageze mu rugo kubera ukuntu nanganaga nuko nari meze amubwira ngende umukozi we. Kumurerera wa mwana urumva nyine nta gasatsi nta gara nyine nduraho. Abwira wa mukobwa ati uyu ni umukozi underera uyu mwana madamu yaramutaye. Ngo twinjira mu cyumba nabo bwa mbere yankubise urushyi. Arambwira ngo ntunsebye imbere y'inshuti yanjye. Cyo byo kujya kwitapagura ngo ndisheri cyangwa umugabo nimbyumva turaserera. Yego nibwo bwa mbere numvishe nyine binaniye kubyakira. Arambwira ngo kandi uramutekera umushyiriza amazi yo koga. Ndabyubaha nyine nabwo mbere yankubise urushyi nabaho. Ubwo ndasohoka nimvugana n'uwo mushyitsi wiwe ariko ntaramenya ngo umushyitsi ari burarihe ntaramenya ngo ni iki. Akurumva arambwira ati ntunteze inshuti yanjye. Ndateka ubwo nese nteka gitoki kirimo inyama mu rupanga abaturanye bari bahari. Nteka igitoki kirimo inyama maze kugiteka turaharura turarya kajya gaburira umushyitsi wa Mutamika.
umwana nari mfite icyo gihe urumva yarazi ubwenge yarabirebaga uko birangiye arambwira ati arongera aransora ati vayo tuvugane ndagenda ati wowe urararana n'umwana mu cyumba hariya umushyitsi ararara mu buriri bwawe ni sawa urabyemera ko n'uwa mbere bari bankubise reka maze kubyemera cyabaye nyine nicyo cyambabaje kurushaho bwarakiye mu gitondo twari dufite amashuka meza yari yaraguze ya koto y'umweru uwo mukobwa yayanduje nabi niba barabivuganye hari ngo bayanduze nabi agiye kumbwira arambwira ngo ntago uri buyajugunye urayamesa kuko ni umugore mugenzi wawe waraye mu cyumba cyawe mugasuzugura iyo wenda akora ibindi bisanzwe ariko ntashiremo amazirantoki niho ikintu cyambabaje bwa mbere naho inkoni nyinshi navuga iryo joro uwo munsi naziriye urumva umukobwa yarabyutse urumva ibyo banduje sinabimenye yataye aho mu ndobo yari ihari bashyiraho amazi kugira ngo nyine umuntu kutazamuka mu gitondo bansaba gushyushya amazi ndayashyushya ndongera nteka ubugari n'insambaza umutima umeze ute hari ibintu biba ukagira ngo ni inkuba igukubise cyangwa ukagira ntabwo umenya ikintu cyakugwiririye ko kubyumva nyine biragora aragenda bamaze kugenda niba yaramugejeje yajya ahise agaruka ati ndashaka ko ufura aya mashuka ndagira ngo nkubwire ko utakiri umugore umbereye uriya niwe mugore wanjye wabonye sinamenya nyine ngo ni iki iryo joro buri uko yatahaga basi bagerageza no kuvuga wari urihe hano muraza kubonamo inkovu ndayibona ni icyuma yohereje mu gihe cya kamfashe gifata gitera gutya gihita cyinjiramo gihita kikubita hasi ubwo ni nka yavuze yambwiye ijambo rikomeye yarambwiye ngo hari igihe umuntu yica umuntu bakagira ngo yishwe n'umutima ntiwamwica gute se aba afashe arabanga umuntu afatamo hano iyo ukanze bagira ngo ni umutima ngo wakwishe kwa muganga nambwira ngo ntabwo nziyanduza kuba hari ikindi kintu nakwicisha ubwo icyuma kine cyari kimfashemo hano amaraso ari kunyara njyanye kwa muganga yankuye nyine aravuga ngo niba yaravuze ngo nurukuta ngo ni ikintu ngo baravuga ati ni gute ikintu cyishingamo hano kikagira kikinjira agiye kubara baramaze ati wa mugabo we ntibishoboka dusobanuriye icyo uyu mugore abaye aravuga ngo niba ngara kugika akabati ngo rw'akabati rwinjiyemo si uko buryo yababwiyemo nyine kurumva aho ngaho hari aho ugera nyine ukajya muri kayo uko ibintu bikurenze ubwo ibyo biraba birarangira bitangiriraho sasa undi munsi yamaze iminsi nk'ine atarataha aho atahiye nabwo azana n'umugore icyo cyo ni ikintu navuga cyananiye kucyakira ndamubwira kuba wakorera ibintu hanze nta kibazo ariko noneho kubikora ubizana mu rugo nicyo kibi yakuyemo umukandara ankubitira imbere y'uwo mugore noneho ankubita avuga ngo narakubwiye ngo ujye umfatira umwana neza kugira ngo bumve ko uri umukozi ngira ngo ujye umfatira umwana neza urumva nta muntu mfite ndi bubwire nta mfite ndi busange nta shinge nta rugero noneho urumva n'ubwo buzima bwose ntawe ufite uri bwereke navuga ntacyo kuva mpahira nkarya nashaka zankubita nyica nta handi hantu mfiteho kujya ko nyine ndansaba imbabazi mu mbabarire ntabwo nzongera urumva abapangayi batangira kubimenya ubuyobozi burabimenya n'ibintu ubuyobozi bwamenye cyane noneho ubuyobozi bubimenye umunsi umwe ndabyibuka
geza nkubita indivamo indi ivuyemo nibwo bamufunze indi ivuyemo rero nibwo bamufunze maze kumufunga bene wabo baraza bansanga kwa muganga mfite n'umuganga ubizi neza barambwira ngo ko kugira ngo umuhungu wabo bamumanure urumva ari kuri sitasiyo za polisi ninge musabira imbabazi bamurekure bari bumpembe ikintu gishimishije narabyemeye ndagenda mvuga ko ari impanuka nanyereye muri dushe nkagwa nicaye indi kavamo ndabyandika ndabisinyira barambwira ngo nta kintu mujya mupfa ni ntacyo ese nta kibazo mujye mugirana ni ntacyo aramurekura arumva amakuru yari yatanzwe n'ubuyobozi n'abaturanyi maze kumurekura turataha tugeze mu rugo nyuma y'iminsi nibwo bambwiye ko ngomba kujya mu murenge nyine nkasezerana nawe. Ugasezerana nawe? Mumaze igihe kingana iki? Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari muri zubu ni kera ni 2016 kuko imfura yacu ego imfura yacu yari icyo gihe ndumva yari ifite nk'imyaka nk'itatu ine. Ubwo wari mu myaka rero yego 16 17 niho hantu ndi buze kugera haje kuvuka kese yaje kujyamo mama akanyihakana imbere y'ubuyobozi avuga ko abantu basa ntacyo bapfana atigeze ambyara. Ubwo urumva ibyo byarabaye bantoma ibipapuro by'iwacu nyine. Rero umubyeyi nibwo yabakwanga akajyumba uvuze ngo ugiye gusezerana nawe ndumva kundi iryo fiyeri. Nanjye nyine ndabibabwira ndabwira se kubona mfite irangamuntu imeze gutya na gutya tubazanyemerera gusezerana. Ibyo bintu naho hano nasezeraniye birahari. Ngezeyo nyine ntumbaze nyine uko uburyo mama yabikozemo ntago mbizi. Naragiye ndasezerana biremera. Batitaye ku myaka. Ibyo ntumbaze ntago nzi uko byagenze. Gusa warasezeranye? Narasezeranye. Maze gusezerana n'undi mama birongera biba kwa kundi nyine icyo yashakaga karagaciro niba ari fiyeri niko nabivuga. Aho rero niho rwari ruzingiye. Navuga ngo niho nanone nigiye isomo ry'ubuzima. Nshimira ari nsanzwe mbyiga mbimenyereye ariko aho niho wiga noneho bundi bushya. Ibyo turaje gusezerana nyuma y'iminsi mike urumva abantu bakiza mwakoze iki muteye umuhesheje agaciro utuntu nk'utwo nibwo umugabo noneho nyine yeruye sasa. Nta minsi ishize bahise banzanira umwana yabyaye hanze. No mwana ndamufite ubwo no wa 4. Yego. Umwana ba mu rugo ubwo no wa 4 ndamufite. Noneho umugabo niba navuga ngo ni ukwerura niba navuga ngo yakoze iki. Ariko byari byoroshye. Impapuro zo kwa muganga zirahari ndumva aricyo kintu navuga. Uko abagore babana niyakiriye nk'utagira umugabo kandi ahari. Musi umwe ninjye ubwo wanjye watuje akanwa ndamubwira basi wangiriye impuhwe ko nanjye ngukumbuye. Giye kumbwira arambwira ngo ubwo nawe rero ngo urarata kuri umuntu ngo nicyo cyobo cyawe. Cyo gihe arambwira ngo yengo ariko ngo nacyo ngo reka nirengagize ngo nibuke iminsi twagiye tubanamo mibi. Ntago nzi icyo yakoreshejemo kuko cyanjyanye kwa muganga. Nagiye kwa muganga ndi kuvirirana amaraso. Ntago nzi ngo niki yashizemo. Kure nyine banjyana kwa muganga ndi mumvirirana amaraso. Abazi uko byagenze ngira se wikomerekeje gute. Ntumbaza uburyo abwiramo abantu bakamwumvira. Numva ntugufite uburyo usobanuramo ibintu. Ibyo bipapuro nabyo ndabifite. Ko turataha tumaze gutarambira ngo ubone isomo ry'uko utari umuntu n'icyo urata atari ikintu ahubwo ari icyobo nubikenera uzashaka kubikemura.
aribyo nayo rero mvuga najyaga ngaruka nkavanga ariko Mana wadusubije cyagiye tukiri abakene ko twakundanaga tukiri abakene wabaye ari bwo buzima dusubizamo byibuza kongera akagaruka duca muri ayo manza ganya ntawe ufite ubwira ntawe ufite wereka nyuma y'uwo muraba wose niba navuga ngo ni umuraba niba navuga ngo ni umuyaga kino cyo kukivuga kirangora sinjye ngishobora numva ntaragira umutima wo kukivuga simbizi komera cyane yaguze ahantu amaze kugura ahantu arambwira ati hari ahantu tugiye kuhubaka ni amafaranga twe twararuhiye arambwira ati tujye kugura ahantu twubake tuve mu buzima bubi ndabyemera noneho kwa kundi urumva amashuri mfite ariko gusoma no kwandika ndabizi kuko nagarukiye muri ya myaka bantangizaga mu wa mbere ejo urwo rugo rwagize ibibazo have jya hariya nyine ibintu nk'ibyo ngibyo tujya kugura aho hantu turagenda noneho urumva kutamenya barambwira ngo sinyaha sinamenye ibyabanje hejuru sinye mu bagabo kandi utakanzi ngo n'ubwanjye n'umugabo icyo kintu nicyo cyambabaje ejo bundi mu rukiko gikomeye cyane tutaragera mu rukiko umunsi umwe yigeze ankubita hari ibyo nagiye ntaruka kose numva umutima nyine mba ntazi ankubise nakangutse nyuma y'iminsi 3 ndi kwa muganga nsanga yababwiye ngo nanyereye muri dushe ndagwa barambwira ngo njye ngenda nigengesereye ngo uko byazanteza ikibazo ibyo biraba umunsi umwe tuza kumara iminsi nyine adahari asanga ubuzima nyine bumeze nabi ngize ngo ndamubwira ko kana kanjye karabirebaga ndamubwira duhaye ibiceri byo guhaha arankubita ankubise rero nibwo nabaye nk'umuntu ugira nk'ikibazo ndumva ariko nabivuga yumva ugahita ukusanya bya bintu byose naje kwisanga ndi kwa muganga bati stress ngo niba ari stress zo kuva mu bwana nkurikiranwa na muganga Angelique uyu munsi Imana imuha umugisha mugabo yagiye avuga ko ndi umusazi ubwo banangiza ibinini by'indera kumva nagize umutwe udasanzwe turuka inyuma mu mutwe ukazamuka kubera itotezwa yego bitaro bya Nyarugenge bihita bimpa transferi njyana Indera ubwo Indera nyine niho bari kunkurikirana bakampa n'imiti ngeze rero ku kintu cyatumye hari navuga ngo cyamakosa cyaje kubaho gikomeye yarafite ubwo ni nkuko abagabo babiri baba ari inshuti nyine umwe akaba ari inshuti y'umuryango umwe muri za nshuti y'umuryango niba baragambanye njye nari nararahiye ko nzarupfiramo ntazigera nsohoka mu rugo kubera ko nta hantu mfite ndi bwerekeze mvuga nti nashaka bazaba ari we unyica ariko sinzigera nsohoka mu rugo ubwo njya kuri rendezvous yo kuganirizwa nyine na muganga Angelique aza abona sinzi ngo ikibazo nshaka kuba mfite cyagize imbaraga ansaba anyandikira nyine gufata indi miti iri hejuru y'iyo bampaga ubwo mpamagara umugabo arambwira ngo hamagara ya nshuti yiwe nyine ndayihamagara sikwihamagara impereza amafaranga nari nimusabye kujya kwa muganga yo kugura imiti nyine
ndayigura ndataha ariko kuko urumva ntacyo bayishanyaga yari azi ibibera mu rugo ko hari aho ugera bikakurenga ukabura aho ujya ugahitamo kumera nk'ururagi mu wundi mwanya ubundi bikakuyobera. Yego. Nza gufata umwanzuro ubwo araza arambwira ngo mama cyusa ndashaka ko hari ahantu nzakujyana ukaruhuka mu mutwe kubera ko urumva ndi umuririmbyi muri korali. Ndamubwira umunsi nzaba dufite amasesho ya korali nzaza uhanyereke. Umva umuntu yakubwiye nzakwereka ahantu hazagufasha kuruhuka mu mutwe nta kibazo. Kuko irazi ikibazo ufite cya stress. Urumva byose nyine yarabizi. Umunsi umwe rero ampamagara ari mu gitondo dufite amasesho ya korali ari kwa gatanu. Arambwira ati ndagushaka ngwino muri kantu tujyane. Buriya iyo ubanye n'umuntu cyane niba agera hakaguhaga niba kurambirwa simbizi kuko urumva nyine hari ibyo waremeye kwakira kuzabana nabyo ko narabaga se ninjya mu buzima bwa nyine sinzabushobora nta n'umuntu mfite na basi nta n'uwo nakerekeza amaboko. Ubwo igitondo kimwe hari kwa gatanu arampamagara ngo yino ndamubwira mfite amasesho ya korali ngiye kuza leta nkomeza njya muri korali. Icyo gihe mugabo nari nabimubwiye ndamubwira runaka kari kumbwira tujyana aha n'aha nzajya kumurira ati ariko niba ari uriya uzagenda ariko sinarinzi agapango. Mpageze rero nibwo nasanze ari ahantu bita ngo muri sauna. Muri sauna? Yego. Umva masanga abandi bantu benshi pe. Ni kuba bimeze. Niho bavamo umukobwa umwe ajya kunyereka ahantu bambarira. Ndagenda nyine bavuga ko ari gukuramo byose nyine ugakenyera igitenge ugafunga n'ikindi mu mutwe. Ni sawa ndabikora ariko kubera ko nabonaga abandi ba mama bahari numva nta kintu umutima uri kundega ariko kubera ko n'ubundi nabwo nari uwo munsi nabwiye umugabo ngo ndi bujye gusenga sinagira ibindi mvuga. Wa muntu w'Imana we ninjiye muri bya bintu binjiramo hari ahantu bajyamo abari imyotsi. Yego. Noneho ninjiyemo kubera n'amasinezite n'iki ngiyewe nkinjiramo birananira mpera umwuka nsohokamo. Aba mama barambwira ati cara ucuri ku mutwe uze kubimenyera. Nsohotsemo njya kureba ya nshuti yiwe ndamubwira se ibi bintu byambangamiye. Sanga nawe yamaze nyine gukuramo ko ubusanga harimo ingeri zose. Nibyo abagabo abagore. Niho ahita ambwira ati wafasha aya mavuta ukansigira hano mu ntege. Kubera ko nabonaga abantu bose bisanzwe ya mavuta mu gihe nkiri kuyasiga gutya mu ntege ngiye kubona mbona nyine kamera n'abanyamakuru. N'abanyamakuru? Kaho. Mbona bamuritse ngiye kubona mbona umugabo aturutse inyuma avuze ijambo rikomeye arabangaha. Umugabo wawe? Ubu ni rwo rusengero wagiyemo. Ntago nandi magambo menshi mabi ndagufashe tururu wari mubi. Urumva bya bindi torero rizi abantu bazi ubuyobozi buzi abihinduriye kuri njye. Dore si rero ngira kwataka hari igihe si kwataka kabura aho wiyahura kabura naho wisha ibintu bikagucanga. Naratashye ari ninjoro urumva byose byamaze kuba bitakuna nataha ngeze mu rugo arambwira ngo niba ngo nyakiri imikibi ngo yatanze umurozi gupfa. Arambwira ngo iki cyo nkoze ngo nutansohokera ahangaha ngo nzamenya ko ntazi gutegura. Bivuze ngo nagakino yari yateguye. Mwabana niba hari ikintu kigora kangwa n'abazi byawe byose kangwa n'abari bazi ukuri. Joro yaraye yishimye ibirori ari ibirori amashimwe ari amashimwe kuri we nyine araserebura koko.
nibwo rero urumva ibintu byasakaye ahantu hose ati ku mbuga se oya se babishyize ku mbuga kuri YouTube oya ati dore umugore uciye inyuma y'umugabo umusambanyi kozi w'Imana yarasanzwe akorana n'abantu se ba YouTube yego asanzwe akorana nawe kurumva arazwi afite amafaranga afite amafaranga azwi rwose nta kibazo byo ntumbaze uburyo babiteguye hari igihe umuntu aguhaga ese mu by'ukuri iyo nshuti ye babiteguranye nk'uko bitubwiye nta kintu mwigeze mupanga kitari kujya muri sauna gusa nta bundi bushuti bwabaga hagati yanjye nawe uretse ko ati ngwino nzi ibibazo byawe umbabarire uze kwereka ahantu uzajya uruhukira mu mutwe kandi ibi bibazo ufite bizagenda bishira wige kubaho nk'udafite umugabo urumva twaganira urumva ntacyo atazi wenda nama afite umugabo wanjye arayazi simbizi ariko ibyo bintu byarabaye bintera ubwoba nizo nzozi zijya zigaruka kenshi noneho nkapfa kurushaho uwo mugabo ndavuga iyo nshuti icyo gihe bazana kamera wabonye imeze gute birangaje yabikoranye yabanje kwerekana ko nyine nta byaziho ntaki nyine umva abantu bateguye ibintu byo kubesha cyangwa by'ubugome ntushobora kumenya ko bose nyine bahita bamera nk'abashwanye cyangwa abashwambaguranye nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyuma uko ubona wenda umugabo ari bwitware nyuma y'uko ibyo bintu birangiye ibyo biguha ukuri kuko n'umugabo n'iyo nshuti yarambwiye ngo Mariro nta kundi kuntu nari kuzagukura muri urwo rugo ayo magambo yambwiye nta kindi kintu nabonaga cyahagukura uretse kugushakira ikintu cyatuma ubwawe wisohora ukijyana kuko ari kuzapfira muri urwo rugo kandi bidatinze wari kuzapfa gasanga wa mugani bivuzwe ngo ko wishwe n'umutima tubizi twebwe ko atari umutima maze ngo yaragupangiraga ubwo urumva we yarabizi bari bafite ibyo bazi nyine bihari ko nyine wese yagaragaye muri kamera umugabo yagaragayemo nyine anasakuza n'amatiku menshi nyine twagize amatiku nyine ndavuga uwo mugabo w'inshuti yagaragayemo yagaragayemo arimo ubwo bintu nyine bifata indi ntera nemera ikosa ndavuga igihe sindi bwemere ikintu ntakoze umuntu yambwiye ko ari ukujya aha ndemera ndagenda nta yandi makosa none se ntibakubonaga muri sauna hari ikindi bo baravuze nyine ngo sauna umuntu ngo aba yagiye ngo no gusambana we noneho agashaka nemere ko nasambanye nanjye nkambwa sindajya nemera ikosa ntakoze nta mishyikirano ngirana nawe nta miteretano nta kindi kintu uretse kuba yambwiye ngo ninza njyanemo hariya ntabwo wigeze uca inyuma umugabo wawe ku buryo ashobora kuba yagukeka nibyo gusa ntaryazi ese ikintu abayobozi batahamya mu rupangu urumva sinakuba mu rupangu rwa wenyine itorero rirahari korari mbamo irahari ubwo aho navaga ni ku rusengero nkava ku rusengero ninjira mu rugo dufite abo twatanaga mu rupangu ntago nari gutinyuka iryo kosa nshingiye n'ibintu ndi gucamo noneho nshingiye naho twavuye naho tugeze numvaga ibyo bintu muririmbyi muzima mwari mufitanye abana bangahe dufite 3 yego uwo muto nyine ibyo byose bijagura yari uwa 3 yego nuko ubwo urumva abayobozi kuko bari babizi bahita bavuga ati Marie Rose daraho wahereye impapuro zose z'ibyo wagiye ukorerwa birahari bifata ugiye mu bashinzwe kurenganura kiremwa muntu ko nyirinza aho twakodeshaga ati n'ubundi mumaze igihe mutanyishura parara fata imyenda yawe n'utwabana bawe usohoka umvire mu rugo twamita njya gucumbikirwa n'umuririmbyi twaririmbanaga nibwo rero nagiye kureba abo bantu bashinzwe kurenganura abantu bagize ihohoterwa mbereka impapuro mbereka byose barambwira ngo aho hantu nabo bakoresheje ijambo rivuga ngo aho hantu ubundi wahatinze uhamara iki niyo magambo bambwiraga nta kindi ubwo nyine nibo babigiyemo ariko nge ku ruhande rwanjye numvaga ukuntu nabyumvaga numvaga tutatandukana abana niyo yajya nyikubitira ariko akishura inzu akananyihera ibiryo numvaga ntacyo bintwaye ni nabyo nejo namubwiye ndi ku rukiko ndabwira basi wamba bari kongera ukajya unkubita ariko nkongera nkajya mu rugo nzi ngo ntago ndi bwongere kubazwa inshingano kuko hanze aha abantu bararushye abantu bafite imitwaro myinshi mbiri kuyireba arongera umwanya umwe nyine nkasara muganga ati tuza
baganga Imana ijya ibaha umugisha yaranamfasha mu buzima busanzwe Imana imuha umugisha ejo rero aza ku rukiko ari kumwe n'umugore we umugore wanjye umugore afite nyine babana umugabo wawe yaje no gushaka umugore mu rukiko none se umugore n'ubundi yari amufite njye mbizi umugore ahari nyine babana fata rwose ejo tujya no kuzana urupapuro wabonaga bari kumwe urwa divorce bishimye yambwira basi abana bawe umugore yahise ansubiza ngo icyo ureba urabona njye ari umupira wa baro mfite mu nda se umwana umugore nawe aratwite mwari mumaze igihe kingana iki mwaratandukanye mu rugo bisanzwe kuhava urumva nari maze umwaka ugiye kuzura urabura akantu gato cyane ni amezi ntabwo washakaga ko mutandukana kambwire ubuzima buri hano hanze buragoye burutwa nuko yari kunyica nkavaho kurenza uko nabona buno ubuzima buri hanze ahangaha uzi kujya kwishiraho detaye zose umwanya umwe uratekereza nisubira mu muhanda gereza zirongera zimbone abana ntabwo abafasha urumva ibyo bamutegetse arasohoka akakubwira ati ntabitanze uzasubira kurega kwemera ko ntabyo ndi gukora nzabikora ukwezi gutaha hari icyo bazantwara nuko akubwira nta kundi bikarangira wumva umeze gute mu mutima ari nacyo cyatumye ujya kwivuza gushaka abaganga bo mu mutwe sinzi niba nkufite ubwo sinzi niba mfite nyine umutima ntabwo mbizi niba nkufite nyine simbizi ariko uba wumva nyine muri wowe uhora urira wumva nyine ushaka kuba wenyine uremerewe mba numva njya kenshi naba ngiye nyine none se iyo uganiriye n'uwo muganga Angelique wumva bigufasha byako kanya nyine we yarambwiye ngo nintegure pubere ebyiri mu mutwe wanjye n'iryo jambo banakoresha akakubwira fata kuko wowe arabanza akubwira ati Mariro ibi bintu nta muntu wabyikorera ngo abishobore ko barakubwira ati icara tubwize ukuri kose kicara nyine mugahera mu bana mugahera uburyo mwaryamye ku rwiru ukajya mu nzoka yinjiye mu rwiru igashaka kubarya umva muvuga byose nta na kimwe uburyo mwatekaga mu isafuriya imwe mugasuka ibiryo ku rukoma mukagira gute urumva nta kintu muhishanye rero wumva ko kanya umeze nk'umuntu uhambutsemo ukuntu yego ariko waba ukiharenga wakurura ko usubiye muri bya bindi ntawe muri buganire n'ubundi urahagera bakubwira ibi ntabihari ibi n'ibi ugasanga ni isomo ry'ubuzima ritoroshe ejo naranamubwiye ndamubwira basi wakwibutsa ijambo yigeze umbwira ngo ibintu hari umunsi umwe natinze kwanura urwiri tukiri abakene urwiri n'urwo mwaryamagaho ndwanura nakererewe rwanuye nakererewe nanuriramo inzoka sinabimenya noneho ndasasa nabwo mu gusasa sinamenya ko irimo urumva hari ukuntu uhita urusasanura ndaho cyangwa adasanga utarakora imirimo mu kuryama ninjye waryamye handi yari yemeze nk'iyizingazingiye noneho dushaka kujya nyine hanze ducanye buje niba noneho nayo yari yamaze kurakara harenda nayishikamiye simbizi yigonda ivamo igiye kuturya mu kujya kuturya mpita nitambika iba ari ngivundereza bya bintu ntuza ikibimvundereza rero urumva baranayica agiye kumbwira arambwira ngo kubw'iki cyonyine ukoze ku munsi wanjye wa nyuma wo gupfuza shira inzagwe mu biganza byawe nicyo cyonyine ejo namwibukije ku rukiko ndabwira basi kwibutse wa munsi w'inzoka avuga ngo iki ibi bintu biba kabona nyine ntabwo uri kubyakira gikoze
ndashimira n'abayobozi b'Imana barabimanza sinzi ko babivuga bo b'inkiko bo nabo ubwabo niyo bari guca imanza bagira ukuntu bahumurizamo umuntu. Umwe muri bo nahise avuga ngo Mariro hari ikintu Imana igukuyeho igira ngo igutegurire icyiza, ihangane ukomere. Ubwo urumva nahise mvuga nti nta kintu wakwibuka byibuze ngo uzafasha abantu. Mwabivugaga imbere y'umucamanza? Twaye urumva mujyeho mwasezeranije niba niba igitifu. Noneho ubwo urumva baguhereza urupapuro nawe akareba nyine bikarangira. Tamvuga imbere y'umuyobozi nta kintu wakwibuka basi ugafasha abana cyonyine. Ndongera ndambwira nta kintu wakwibuka basi niba byose warabyibagiwe basi buka inshira yonyine umfashe. Wa mugore niwe wantanze guseka. Maze guseka arambwira ngo ubwo nawe uri umugore. Ahita anyibutsa ikintu yigeze akora kimwe, yigeze ankubita ambaza umuryango w'icyumba ahantu uri, ndawushaka ndawubura. Ndambwira nti basi ijye unkubita kwa kundi umbazaho umuryango w'icyumba, ko yagiraga defo kuramo umukandara kubaza ngo witwa nde ugashaka n'izina rya ubwawe nawe karibura. Gere yaraguhamuye ariko muri uko kuguhamura ariko kumva ntabwo ushaka kuva mu rugo. Ntabwo ariko nta shinge nta rugero nta ufite ubwira ntawe wereka. Noneho nta ubwo buzima bwo hanze bwo ndabujyamo kumuriki sibwo ndabujyamo ndabushobora. Navuga niyo yanyica kandi n'ubu bwose sima bwo hanze simbukunze na gato pe. Ntabwo ureba ko yagukubitaga ko yagucaga inyuma? Ibyo ni akazi ke kuko muri ubu buzima tubayeho nujya kureba abagabo bacinya uzasanga ari benshi. Wari warabyakiriye? Ibyo rega ni ibintu byoroshye kuko nta mugabo udakosa nta n'umugore udakosa. Kuko nkanjye ubwo niyizeho ko namubwiraga ariko ni ikimba ntubahirije yego nkamushiraho isoni akaba arakubise. Ubuzima busaba kwihanganirana. Nambwiye basi cyo nayivugiye imbere ewo muyobozi ndambwira basi ngero cyo nkubita ariko mbabarira. Umugore niba yarabimuganirije ntago mbizi abaravuze ngo ubwo rongeye wibagiwe izina ryawe. Ndabwirane n'ukuri nimbabara byo nkubitana kwa kundi ariko mpahire. Uwo muyobozi niwe yahise ambwira ati ariko wa mubyeyi we watuje wenda ko hari ikintu Imana ikoze kutazi impamvu nyine ibi byose bibaye. None se Mariho byagiye kuri kamera byaje guhinduka ikosa abantu baje kwemera ibyo ari byo byaje guhinduka ikosa rikomeye ko wasambanye? Naciye inyuma y'umugabo nyine cyo muri sauna umugore w'indaya. Urumva ibyo bibaye ntabwo nyine byahise birekeraho, byansabye kwiregura uko ibintu byagenze. Nge nisobanura uko nabyagenze kose uko mbisubiyemo ariko sinavuga amateka y'imiryango. Urumva bambazaga icyatumye njya muri sauna guca inyuma umugabo. Ntabwo nge ntabwo namuciye inyuma, ibyo nakoze byari ibi, ntabwo nzemera ibindi. Wakaza avuga ngo ni nemera ibyo nakoze, nkanyambwa ni ntabwo nzigera nemera ikintu ntakoze. Ubwo rero urumva ntabwo nari kujya kwemera ikosa ry'ikintu ntakoze. Noneho biza kurangira uko nitabiriye. Noneho urumva abakozi b'Imana bari banzi baraza ati Maria Roza twarasenganye, Maria Roza turaziranye, ibintu ntiyabitinyuka ntiyanabikoze. Urumva habonetse abamvugira ku ruhande rwe hagahaguruka nawe abagira gute abavuga. Mbona bya bintu aho kugira ngo binkize ahubwo noneho ndi no gusarira mbere ya kamera nka ukahagera uzi ngo urumva akaguhamagara ati ngwino hari umuntu ugushaka gufitiye ubutumwa. Uko wagera imbere ya wa muntu ugasanga isaza aterura uruntu rujomba tono rukujomba kwika urarengana ntuzi uko ibintu byapanzwe nuko byateguwe ugahita umera nyine umusazi nkagaragaza rangaje nyitari nkwiriye nk'umukristo cyangwa se nk'umubyeyi nkarakara nkashwana nkatuka urumva ntago na wari defandaga nyine wirwanagaho. Habwiraga ni kimwe imbeshe icyo nemeye naracyemeye ubu nta nubwo nzongera no kwiregura. Biza kurangira mbabwiye nti noneho ngiye nimutegereza ubutane ndumva ntakeneye kongera kwiyunga nawe
wa wundi nyine wageragezaga kutwunga birangira byanze nyine ndamubwira umugabo usobonaga bishaka ko mwiyunga umwanya umwe yarijishaga kuri kamera kuko mwabikoraga kuri kamera ni kuri kamera byabereye umuntu w'Imana yaravuze ngo ibyatangirijwe kuri kamera ngo biba ari naho birangirira nicyo yavuze wumve ko mushiki we bene mama hari umwene mama umwe waje nawe kuri kamera nyine wasobanura ukuntu mu rugo bitari bimeze neza bike yarazi ariko bibaye ubusa nyine Mariro ubu se ubayeho gute ko uje hano hashize kabyita amasaha make umaze gukora divorce ubayeho gute ntabankubeshye pe buriya hari ikintu kijya kibaho kavuga ati byibuze ndabona ubuzima buri hanze ni ukuri kandi sinkubeshye n'ubu turi kuvugana gutya nitaye ko ndi kuri kamera mba numva nakwiyahura mba numva mfite hanze aha uganira n'abantu benshi noneho washingira ku byo wanyuzemo n'ibyo waciyemo ugashaka no kwiha amahoro ukayabura ibintu byose uri kugerageza ukabona biranga rwose ndi imbere y'Imana ntakubeshye abantu bashaka kuba kandi mubwishwe noneho ubu bwo ndumva byabaye nka rudo mundi numvaga wenda bizarangira ambye ati ntacyo byose bamaze gusoma gatanya wese umva bi nubu nyine nago ndabyumva ko nyine ari we wabikora dushingiye hasi iwacu hashize nese mbwira wumva washatse ufite imyaka 13 nibwo wabanye nawe muza gushyingiranwa nyuma ubu utandukanye ufite imyaka ingahe 28 ufite 28 uracyari mutoya wari umaze imyaka ingahe mu rugo bana nawe yego haryo ubwo mfite ubwenge buyibara nawe yibarire 28 gukuramo 13 ubwo ni 15 uramaze imyaka myinshi ubwo wasanga iyo nubatse mari 2 cyangwa 3 ufata gute urushako ni ishuri ni isomo nyine umuntu yigata bonera igisubizo urushako nje nibyo maze iminsi ndi kubwira abantu nkababwira mbere yuko mushwana nimwibuke cyagiye nanjye ntarabona gatanya nahoraga ngerageza kubaka ingo nkabwira abantu mwibuke ya minsi mwongere mukundane ariko ubu ngubu nta rugo rubaho reka tugane ku musozo w'ikiganiro sibyo ni umuntu uri kutwumva muri kano kanya wumva ari nk'iki wamusaba yagufasha singiye kuvuga ko navuga byinshi ubuzima buri hanze bwonyine bwanyinaniriye amashuri y'abana ubukode bw'inzu kurya iki byose ni byose ni ibibazo ntacyo reka tugane ku musozo vuga nimero telefone yawe umuntu uri kutwumva muri kano kanya be yagusayidira tubyite gutyo kuko kubaho ni ukubana hari umuntu wumvise igikomere cyawe wumvise uko wabayeho kandi na mama uzamubabarire wumve ko nawe ni igikomere yagomba kubanza gutambuka yego nase njye nkwiye kubizira oya nta kihangane tubwire 078 99 28 58 4 yego iyo ni nimero ya telefone yanjye yawe yanditseho niyo Mukesha Marie Rose yego Marie Rose reka dusoze tubwire umuntu wese uri kutwumva muri kano kanya ushobora kuba yagira icyo afasha uyu muvandimwe ukuri abikore kandi Imana iraza mbese Imana igucemo uri kutwumva ufashe uyu muvandimwe abashe gukomeza ubuzima wongera utuvugire nimero 07 078 99 28 58 4 yego sawa mwakoze cyane kuba natwe mu kiganiro niyo Mukesha Marie Rose